nijoro ngumva arancarenginze abantu benshi bari hano ntabwo twabishobora ariko we kubera ubuntu n'amavuta n'imbaraga Imana iracyamukoresha Bishop wacu twakugireho umugisha ukomeye kandi turakomeye ku bwawe Mana iguhereze umugisha kandi twakugireho umugisha nagira ngo sabe itorero ry'Imana munsi w'ejo azagenda mavuta nk'aya turayubaha umugisha w'ababyeyi turawuzi tuzi uwari kutubwira ngo adusabire umugisha gusa tutamuboneyeho umugisha barumva bidafututse nk'abana be nk'itorero nk'abashumba bari hano n'abakristo bari hano na mumuzanire igiseke turo umubyeyi adusabire umugisha tuzarame nk'uko Imana yamuhaye kurama tuzabyare abahungu n'abakobwa bavuga ubutumwa abashumba bakomeye ba bishop abareverend intumwa abahanuzi batuzanire mushobora gutura ahangahe turo Imana bamugisha
ibyiringiro byacu, uri ibuye abubatsi banza ariko rikomeje imfuruka, uri itangiriro n'iherezo. Turagushimiye ko wibwira kutugirira ibyiza, turagushimiye ko uri hagati muri twe, turagushimiye ko waduhaye byose ku musaraba, kuko ijambo rikwiye kuvuga ngo waduhaye Yesu nta kindi yatwima. Wibwira kutugira ibyiza biruta umusenyi wo mu nyanja. Turagushimiye data mu izina rya Yesu, turagushimiye ibyatambutse byose, tugushimiye n'akano kanya k'ijambo ryawe. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihimbazwe. Uduhumekere umwuka wawe wera, dusazeho ubuntu bwawe mwami, uduhishurire ibihishwe databuja, utubatize mwami Imana yanjye. Dukeneye wowe databuja muri twe. Turagushimiye ko ubikoze, utegetse imbaraga z'umwijima zose gutsindwa mu izina rya Yesu mwami wami. Buri mugambi wa Satani wose kuri iteraniro turawushenye mu izina rya Yesu, kuko twahawe ubutware bwo kumenagura imbaraga z'umwijima zose. Buri imbaraga z'umwijima zose zatumwe kurwanya ubutumwa bwiza turaziboshe mu izina rya Yesu. Ahubwo umwuka wera w'Imana isumba byose, wino none ukomeze ukora imirimo yawe. Turagushimiye ko ubikoze kandi turabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Rero hari abantu bakiriye nyine ububyutse butuma bubashoboza gukomeza urugendo. Ndashimira abashumba mwese turi hamwe, abo twabanye uhereye dutangiye, n'abandi baje uyu munsi. Niba hari abaje uyu munsi, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu. Maze iminsi hano ntabwo ndi umushyitsi, naranabibwiye, ariko niba hari abaje uyu munsi, nitwa Nkuruziza, ntuye Ryabega, n'itoro niho riri, umudamu n'abana twese turakijwe, turajya mu ijuru. Tukiri hano ku isi turakorera uwo mwami, amen. Kuba hano biranejeje cyane, kuko njyewe mfite inyungu nyinshi cyane. Afite umwanya wo kubona akanya ko gushaka Imana. Hari igihe tuba mu kazi ukabona urasa naho bajya ufite umwenda ariko wabuze umwanya wo kwishyura, ariko ubu ngubu ndaba mfite akanya gahagije ko gushaka Imana, ko gusenga no gusabana n'Imana, no kongera kwiga. Burya Bibiliya avuga ngo turi ibyuma bityazanye, umuntu arimo yigisha urimo uhishurira. Ni byiza cyane. Ndashimira rero abayobozi b'itorero batwakiriye, Pastor Mutijima n'abo mufatanyije. Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Pastor Francis yakoze igikorwa cyiza cyane, aravuga ati mureke dushyigikire uyu. Mu by'ukuri kwakira abantu bangana batya nta nubwo binaherutse. Mwebwe muri Rwanda Christian Revival, mwebwe muracyafite umwihariko wanyu, reka tunabakomera amashyi menshi cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ni ukuri mufite umwihariko wanyu, hari ahantu benshi batakibishobora, cyangwa ugasanga buri umwe hari imvugo yaje ngo buri umwe arakiniza. Buri umwe nyine arareba aho ndareba, ariko babarizwa mu ministry. Ariko mwebwe ubwo gufatanya kwanyu, Imana ibahe umugisha pe. Ugasanga buri umwe arasa n'aho ari iwe, undi arasa n'aho ari iwe, buri umwe arakora ibintu nk'aho ari ibye, kandi ko ni kugira ngo mubyutse burimo burahera iwanyu ngo duturire. Imana ibahe umugisha mwinshi pe. Baratubwiye ngo ububyutse bugira aho buhere. Ubwo rero basanga twaje kubukura hano natwe tukajyana iwacu. Ndabashimiye rero no kutwakira, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Pastor Francis, ndamukunda cyane, njyewe cyane, kuko nkunda ibintu byose biri mu kuri, kandi umuntu uvuga ibintu abikora. Kuko hari abahanga cyane cyane abize amatewoloji bazi kuvuga ibintu badakora, bakabivuga, ariko ushobora kumushaka aho yabikoze ukahabona, ariko ari umuhanga mu kubyigisha. Ariko buriya ikintu cyiza cyane ni ukuvuga ibintu ukora, biba bifite imbaraga nyinshi cyane. Rero Pastor, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Na korali mwazanye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira na korali tumaranye hano iminsi, kwa Pastor Nsenga, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Na Pastor Nsenga watubwiye umusemburo urubyutse. Pastor Nsenga yatubwiye umusemburo urubyutse, najya kumahumba ndafashwa. Akavuga ati kera tukinywa inzoga, ati waragendaga wamara gushyiramo agasemburo. Inka niyo waba ufite gahunda yo kuzayiha umuntu umwaka utaha ukayimuha uwo munsi, kuko umusemburo ukugezemo. Rero n'isimuka imaze kukugeramo, umusemburo w'isimuka ukugezemo, ufata imyanzuro yo gukora ibintu. Impamvu tubura imbaraga zikora ibintu
nyine nta musemburo wakatugezemo, ariko iyo umusemburo wakugezemo ibintu birashoboka. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hahandi mu gitabo cy'Abami ibice 18:30. Reka nsabe uriya mukobwa uko Pastor Francis asomere, noneho dukoremo genda duhinduremo. Pastor Kamarade nawe yajyaga asoma, uyu munsi ntiyasomye, sinzi ikibazo yari afite, kuko yari ayoboye gahunda nyuma yari yaje. Ngaho soma 18:30 ugeze kuri 38. Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Uwiteka bwagezeho riti Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Nuko amabuye Eliya ayubakisha igicaniro ku izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo urubavu rwajyamo indembo ebyiri z'imbuto. Aherako agerekeranya imwe, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'imwe. Kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe, nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo abo bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi ari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka ni wowe Mana, Uwiteka ni wowe Mana. Amen. Imana ni ijambo ryo kujya kwiyereka Ahabu. Uzi umuntu umaze imyaka 3 n'igice guhinga, abantu yarabishe bakakubwira ngo ujye kumwiyereka. Ntabwo byari byoroshye. Uyu munsi bimwe mu bitunanira natwe uyu munsi kwiyereka Ahabu biratunanira, kandi ububyutse ni bwaza. Pastor Francis yaratubwiye ngo rimwe na rimwe bibamo n'amaraso. Iyo tubyumva tumva byari byoroshye, ariko umuntu umaze imyaka 3 guhinga kandi ari umuyobozi w'igihugu, abandi bari mu byo barihishe, Imana ikakongorera igenda umwiyereka, abapfa kujyayo ni bake. Yesu ashimwe cyane. Ububyutse rero ntibuza ngo buzanane n'ubwoba. Ahari ubwoba ntabwo haza ububyutse. Hari n'abantu benshi uzasanga nijoro aba yumva ashaka aho gusenga ariko kumva afite ubwoba. Hari n'abasenga biyoroshe, Mana ndagushima ko itanga bona bazazana ububyutse. abayananiwe kwiyereka Ahabu. Hari abantu bakubwira ngo ngewe rwose sinshobora gusenga mu Rwanda rusanze. Abantu bose batinya b'abanyabwoba ntibashobora kuzana ububyutse. Iyo tubivuga twumva byoroshye, ariko abahanuzi bari barabisha, abandi babaga mu myobo. Na Obadiya hari uwo Eliya abonye nawe akabutuma. Obadiya yaravuze ati urashaka kunyicisha, urashaka kunyicisha, ningenda nkabimubwira nkagaruka nkakubura n'ijya ari bwice. Eliya aravuga ati genda umubwire nta hantu ndi bujye ndi hano. Iyo ushaka kuzana ububyutse wivanamo ubwoba. Bibiliya iravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubije mu bubata. Nta muntu, abantu basengera mu buriri biyoroshe ntibashaka kuzana ububyutse. Nta mucuraguzi ucuragurira mu buriri bwe, ariko abasenga benshi baba bari mu buriri bane uri Imana. Mwiza kubona umuntu urwana aryamye. Ndakurahiye hari ikintu ntushobora kunesha umwuka w'agacu uri mu buriri wiyoroshe. Uri urabunesha, barakubesha. Ibintu byose bisaba gutera intambwe kandi ugatinya. Abayisiraheli bajya ku Gikanani barabwiye ngo banze bajye kwitata, bavuye kwitata bagaruka bahahamutse. Abantu benshi ntibashobora kwinjira i Kanani kuko iyo bahatase barahahamuka. Ariko abazazana ububyutse ntabwo bagira ubwoba. Inyama y'ubwoba barayikuyemo. Umugabo umwe yaravuze ukomeye, aravuga ati rero aho kubaho imyaka myinshi uri ubwoba bintara umunsi umugapfa. Bene data torero ry'Imana, ndabinginga no kuvuga ubutumwa. Kimwe mu bintu bituma tutavuga ubutumwa n'ubwoba. Avuga ati ndende mutukaje, ariko nitumara gutinyuka, haleluya, Imana y'icyubahiro igomba kugaragara mu izina rya Yesu. Mu bihe bya korona abantu bagize ubwoba,
abantu bajyaga bicara bagakora inama abe nk'abakozi n'abatari kumwe ya Nkurunziza yigize iki biriya bintu barimo ni ibiki. Yesu ashimwe cyane. Kandi ni musengera igihugu, usengera abanyarwanda batubwira ariko iyo wasanye ubwoba, aho ubwoba buri Imana ntigaragara, kuko Imana mbere y'uko igaragarira abanza ikakureka ikareba ibyo ukora. Cyo gituma Basadurake bahagaze imbere y'umwami bakavuga ati Imana yacu yadukiza, ariko nahita badukiza, bakarenza amaso umuriro bakareba Imana. Eliya rero yaragendeje kwireka Ahabu, kandi atayiranga yirengagije ko abandi bose bapfuye n'abandi batarapfuye bari mu myobo. Ni nacyo gituma yavuze ngo nige muhanuzi jyenyine, ntabwo ari we wari uhari wenyine, ni we wenyine wahagaze imbere ya Ahabu, ariko n'abandi hari abari kuko urashaka kuzana ububyutse, ariko hari ikidashaka kubuzana. No mu rugo iwawe ntibuhari, ntabwo wabuzana mu gice utabuzanye iwawe. No muri we ntibuhari, hari ikintu ugomba kubanza ukanesha kugira ngo ububyutse buze. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero Pastor Francis yavuze ku Eliya wasana igicaniro cyari cyarasenyutse, noneho yavuze kuri urwo ruhande rw'ibyari byarasenyutse ukongera ukabisana. Muri ririya somo yavugaga cyane cyane yavuze ku gusana ibyasenyutse, kuko iyo twihana, iyo twongera gukora ibyo twari twararetse, nyine ibyo byari byarasenyutse tukaba turimo tubyubaka. Ariko njyewe ndashaka kuza kuvuga ku ruhande none rwo gusenga, nubwo tutabikoresha umwanya munini cyane, n'ejo tuzakomerezaho. Amen. Ubuhenebere butuma abantu bakora ibintu nabi ndetse ntibanabikore. Petero yabanye na Yesu kumara imyaka 3 ariko yuzuye ubuhenebere. N'amagambo yavugaga yari ubuhenebere. Umunsi umwe yabwiye Yesu atari ko twasize ibyacu tukagukurikira amaherezo yayo n'ayawe. Iyo umuntu ataruzi umwuka wera, ataragira ubusabane n'Imana, ntabwo azi impamvu zituma ari hano, ntabwo abazi impamvu z'agakiza, ntabwo abazi uburyohe bwabo. Abafite ibibazo muri we bivuga bari kundi byose bayumva ari kimwe. Petero ikindi gihe yabwiye Yesu ngo ariko ubundi mbabarire kangahe? Mbabarire 1, 2, 3 kugeza 7 ndetse. Kubera ko atarahura n'uriya musemburo w'ububyutse, nta mbabazi z'umwami ziri mu mutima. Ubundi iyo wahuye n'umusemburo w'ububyutse, imbabazi ziba ziri muri wowe ibihe byose, ntabwo ari iz'imibare ngo 1, 2. Mpamvu imbabazi zibutse mu nzu y'Imana hakaza imanza, nuko hari harabuze uwo musemburo w'ububyutse. Ariko imbabazi z'Imana zigaruke mu izina rya Yesu, zibe mu mitima yacu. Petero yihakanye Yesu inshuro 1, 2, 3. Kavuga ati simuzi rwose, niba ububyutse budahari buri munsi turamwihakana, n'abicaye hano baramwihakana. Hari ibintu ukora bigaragaza ko wamwihakana. Yesu ashimwe cyane. Petero yigeze kugira inama Yesu yo kutemera kubantu. Ariko uzi umuntu wahenebeye fasha kugira inama yo kudasenga, yuzuye umwuka wo kwibabarira kandi ari ukwibabaza. Hari umuntu mu Kinyarwanda bavuze ngo umuntu agira ngo aritabara naho aritaba. Sana naho yitabara. Yesu avuze ngo nashaka kumurera yiyange. Petero avuga turamenye ibyo kubambwa ntabwo ari byo, ahubwo yumvaga yabicenga. Yesu aravuga ati mbimbere Satani subiriye. Ahise yumva umwuka wa Satani wamwinjiyemo. Petero yigeze kuvuga ati Yesu jewe hano mfite inkota isi, agira ikibazo kivuka nkwereka. Umwuka w'ubuhenebere n'utuma abantu bahora baterana inkota. Buriya amaturo huzuye inkota, hatari ubuhenebere niyo baba ari abakozi b'Imana, ugasanga umuntu yari n'akanwa ke n'inkota n'imitekerereze hano zirahari. Ntabwo muhora no muri korari abantu bahenebere barepeta baterana inkota. Mwuka bwira undi ijambo akavuga ati ndari mubwira amara iminsi abitekerezaho. Buriya mwihore nuko ntaramubwira, naho ni ubuhenebere. Nkuko ubuhenebere uragatsindwa, bavuga nkuko ubuhenebere uragatsindwa mu izina rya Yesu. Umunsi baza baje gufata Yesu, noneho Petero ashyira mu bikorwa ibyo yabwiye Yesu, arayizana gutwara gukata kugwahariye. Yesu aragiye afata umutwe agusubiza ati intambara turwana si. Uzi ukuntu tuba turwana intambara tujyana abandi bajyana. Iyo utari kumwe n'umuntu
umuntu wahenebere ntimwahuze. Icyo ureba ntabwo ari habareba ahubwo abafite inkota. Ariko Imana ishimwe ko turimo dusezera ubuhenebere mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Nagiye nsoma kandi ngo Petero niba bageragezaga gushaka gukiranuka kuko yarageraga akanabaza, ariko ubuhenebere bwari bwaramugoye. Ariko Petero wihakanye Yesu gatatu, umunsi yuzuye Umwuka Wera ibintu byarahindutse. Haleluya, haleluya. Umunsi yuzuye Umwuka Wera ibintu byarahindutse. Aragaragaza ati ntabwo twasinze, ntibyavuzwe kera n'umuhanuzi Yoweli arabisobanura. Kandi navuga ati Imana rero yasutse nicyo mwumva kandi mureba. Bumvaga hari umuriri, bareba hari n'umuriro waka, bareba n'abantu basinze. Avuga amagambo bacubita mu mitima, arahagarara ahamya wa wundi yihakanye gatatu. Amen. Imana ishimwe yuko tugiye gusezera ubuhenebere mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Eliya asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenze. Eliya yabanje kujya impaka n'abahanuzi ba Bayali, abwira Ahabu abazana ku musozi. Iyo usomye amateka kujya kubarundanya kubazana ku musozi byatwaye ibyumweru bitazwi, ntabwo ari umunsi nk'uko mubyibwira. Ariko amaze kuvuga ngo genda umushakire, uzi kubwira umwami kugenda uzanire abahanuzi ba Bayali n'Abashera, bawundi kandi bawundi uwo watinyaga. Kuriya hantu utinya niho Imana igutegeye. Satani ahora agutera ubwoba kugira ngo utagera hari ibisubizo byawe. Nicyo gituma na Esiteri yavuze ati ngiye ibwami napfa, kandi umunsi agereyo ntiyapfuye, ahubwo barambwiye ngo nawe icyaba icya kabiri cy'igihugu twakiguha. Nk'uko ahubwo bukubuza kugera ku byabo. Kuko igihe Samusoni yatambikishwaga no gushaka icyo kurya, yasanze hari intare itontoma, ariko aragenda arayisingira, arayishishimura. Yesu ashimwe cyane. Abantu se bari bamaze kubazana babarundanyije bashyize ku musozi. Eliya aravuga ati mwebwe muri benshi, ngaho nimubanze mutambire Imana yanyu. Barayitambira biranga, abandi batangira kubacyurira. Cyangwa yazindutse, cyangwa irasinziriye, cyangwa iriganyira, cyangwa hari ahantu igani, ikwiriye gukangurwa. Naho ahantu barimo bayiramiriza, wahamaze iminsi ahasengera ku musozi w'Imana bo ntibabizi. Network z'abazimu yazikuyeho, amarembo y'ikuzimu yari yakinze, intwaro z'umwanzi yarazitwitse, ikirere yaragicimuye, aracometse mu ijuru. Abahanuzi ba Bayali ntabwo bafite amakuru. Yesu ashimwe cyane. Baravuga nyamuneka Bayali twumvire, nyamuneka Bayali twumvire. Bagera ubwo bakiba amaraso aratemba, aravuga ati ntabwo iri bumvire, ntabwo iri bumvire. Amen. Ntabwo iri bumvire. Haleluya, haleluya. Tumaze kuzura Umwuka Wera, tumaze kwitwa twuzura Umwuka Wera, twigabije indembo z'abatwezi. Hagati y'urusengero rwarimo harimo indembo z'abatwezi nk'esheshatu. Ariko naragendaga nkajyaga abantu banyurwa barabizi, nkajyaga neze ku rurembo njyenyine ngo ndagufunze, ndagufunze mu izina rya Yesu, ndagufunze, rukarangira. Bamwe barimutse basubira Tanzania. Undi yaraduhamagaye aravuga ngo abatwezi naragire muze mu dusengere dukizwe. Network insinga twaziciye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikindi gihe tumaze iminsi turi mu masengesho dusenga, twateguye igiterane. Ako gace ni muri Bukamutara ko hari igihe wari uri indembo z'abatwezi bagendaga bakingura nk'abakingura amatora. Ku misozi hakiriye imyuka y'abatwezi, no hafi y'urusengero hafi aho ngaho abantu bari bahatuye nabo bajyaga mu batwezi. Ariko tumaze iminsi dusenga agace kose twaragafashe. Twatangiye igiterane ko mu masaha 8 turi igiterane duhimbaza. Twaje kubona tubona hinjiye insana ifite nka metero 8 imeze nk'uruziramire. Niyo wari umwami wabo, ariko nyine yaraje kwiyahura. Birako tuyikubitisha amafobi rapfa. Yageze mu rusengero nirwa kugenda. Imbaraga zari zafasha agace ngira ngo ibuze kwigira iraza iza kwiyahura mu rusengero. Haleluya, haleluya. Pastor Rutagambi tujya atara pastor yicaye nk'ari tugutungutse mu ruhande rw'isika, abashumba barahikata hano gutya bicira mu rusengero. Usarika abantu bakangutse kuba koraho network y'imbaraga z'umwijima. Usika imyuka y'agace maze kuneshwa n'imitima y'abantu ndeka bagatangira no gushaka gukizwa utaranababwiriza. Eliya abahanuzi ba Bayali bashira ku musozi,
bahamagaye imana yabo basanga ntayihari, barasoza aravuga ati murashoje rero nanjye reka mpamagare yanjye. Arangije abwira abantu ngo nimunyegere. Haleluya, amen. Abantu nimunyegere nabyo ni irindi somo rirerire, kuko abantu iyo abantu bategereye umuhanuzi ntabwo Imana igaragara. Birakwiriye yuko abantu baba hamwe n'umuhanuzi. Aba hano muri Busoga bari kumwe n'umuhanuzi Imana yatumye hano bahuje bateguye kino giterane, ariko yaba wenyine buri umwe areba undi areba ntabwo yari kugishobora. Nuko bamwegereje bagahana ibitekerezo, bakajya inama, bagahura mu masengesho, bagahura bakaganira, bagahura mu ijambo, begeranye bakurusha umutima. Kumwegera ni ikimenyetso cy'ubumwe. Kumwegera ni ikimenyetso cy'ubumwe. Aravuga ngo nimunyegere. Kimwe mu bintu biteje ibibazo isi nuko abantu bateye umugongo umuhanuzi, ariko birakwiriye ko abantu begera umuhanuzi. Amen. No mu rusengero rw'iwanyu niba uhora umeze nk'umushyitsi, nta connection n'umuhanuzi, birakugoye kugira ngo ube umunyamugisha. Umushumba ukuyoboye niba umwemera, mukwiye kuba muri mu bumwe. Eliya ntabwo yapfuye guhamagara Imana yavuze ngo nimunyegere. Ijambo kwegera harimo ubutumwa bugari cyane. Umuntu iyo akwegereye amenya ikibazo gihari. Umuntu iyo akwegereye amenya icyo asabwa gukora. Umuntu iyo akwegereye abona icyo yashobora gukora n'imbaraga ze n'ubwe cyangwa n'ubutunzi bwe. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nimunyegere. Bamaze kumwegera, Bibiliya ivuga basana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nashaka kuvuga umwanya wo gusana, ndashaka kuza kuvuga ngo kugusenga gusa. Asana igicaniro cyari cyarasenyutse. Arangije ngo ategeka ko bacukura uruhavu. Igicaniro cyari hagati ariko uruhavu rukizengurutse. Ruriya ruhavu rufite icyo ruvuze. Abanyagicaniro hagati yabo n'isi harimo uruhavu. Abamenye Imana, ababa ku gicaniro, abasabana n'Imana, hagati yabo n'isi hari ikibatandukanya. Kiriya ruhavu ruhagarariye kwitandukanya n'ibiri hirya yawe, n'isi, n'ingeso zitari iz'ubumana. Ugiye gusana igicaniro abanza kwitandukanya na ya misemburo Pastor Shenga yatwigishije. Uriya ruhavu rusobanuye gutandukana n'ibindi bintu. Cyo gituma Imana ishaka gukoresha Aburahamu, yarabwiye ngo va mu muryango w'iwanyu, va mu gihugu cy'iwanyu, va no mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya, uve no mu migenzo y'iwanyu. Niba musoma Bibiliya, mwibuke ko Aburahamu yagendanye na Loti. Muzasome inkuru za Aburahamu yagendaga yubaka ibicaniro. Loti nta gicaniro na kimwe yigeze yubaka. Muzasome iherezo ryabo. Loti yasoza asambana, asoza anazimye. Aburahamu n'uyu munsi iyo tugiye gusenga turavuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kuko yubatse igicaniro akitandukanye n'ibindi bintu. Ariko Loti ntiyigeze atandukana nabyo, kuko nta gicaniro kimutandukanye nabyo yigeze yubaka. Ashyiraho uruhavu rubatandukanye. Araje ngo basukemo amazi. Yesu ashimwe cyane. Araje ngo basukemo amazi. Eliya ibintu yari ari gukora byose byari ubuhanuzi, kuko n'ubundi ari umuhanuzi. Ariya mazi basukagamo ubundi ahagarariye ijambo ry'Imana. Hari abantu bamwe bajya bayoberwa cyane twicyo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yesu avugana na Nikodemo aravuga ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo azabona ubwami, akabyita umubatizo. Ariko kubyarwa ni ugukizwa. Kubyarwa, kuko mu gakiza iyo umuntu akizwa abavutse. Umubatizo ni ugupfa. Abasoma Bibiliya neza, ku mubatizo ni ugupfa, ariko gukizwa ni ukuvuka. Yesu aravuze ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka. Nicyo yari arimo akora rero, yari yongera kubyara Isirayeli n'amazi y'ijambo ry'Imana. Yesu yigeze kuvuga ngo nimuze munywe, murye munywe mudatanze ifeza, ariko yarimo ababwira ijambo. Amen. Haleluya, haleluya. Asukama arangije aravuga ngo bazane amazi. Ikindi baravuga ngo yarababwiye ngo buzuze intango enye amazi. Intango enye abahishurira baravuga ngo zihagarariye inshonde enye z'isi. Ni ukuvuga ngo umucunguzi Yesu yaje gucungura isi yose, inshonde enye z'isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko batangiye gusukamo amazi, yarababwiye ngo basukemo inshuro 3.
rimwe kabiri gatatu bihagarariye ubutatu, Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Bamaze gusukamo amazi arasendera, ngo aruzura arasendera, kuko burya ijambo ry'Imana riruzuye. Ijambo ry'Imana ni umwuzuro. Haleluya, Haleluya. iriya mfizi ni igitambo cyasuraga Yesu Kristo umwana w'Imana, cyangwa ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe gitambo kizima. Hanyuma ibyo ngibyo birangiye, Eliya arangije arasenga, aravuga ngo Uwiteka nyumvira, Uwiteka nyumvira, bimenyekane ko ari wowe Imana. Iyo bandikaho ibintu bikeya, ariko yarasenze. Niba hari ikintu gifite imbaraga mu buzima ni ugusenga. Isengesho rifite imbaraga, ndetse rifite imbaraga kurusha urupfu. Isengesho rifite imbaraga kurusha urupfu. Abantu benshi bazi ko urupfu rufite imbaraga cyane, ariko isengesho rirusha imbaraga urupfu. Yesu niba hari ikintu yakoze bwa mbere aje hano ku isi, agiye kwinjira mu muhamagaro yagiye gusenga, kuko yari azi igifite imbaraga kuruta ibindi. Umunsi bamubwira ngo Lazaro yapfuye, yari yatwawe n'urupfu, ariko yagaruwe n'isengesho. Isengesho rifite imbaraga kuruta urupfu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ntabwo yananirwa no gusengera, kimwe muri ibyo ngibyo yagikora. Intege nke burya zidusanga nyine biterwa n'aho umuntu ahagaze. Yesu wavuye mu ijuru, umwana w'Imana, Imana waremye byose, watumye byose bibaho, amaze kwambara iki kibiri, aravuga ati iki cyashoborwa n'amasengesho. Nyirakanaka na runaka bo kwa runaka baraguje bagaterekera bagasambana, bakiba bakica, gusenga byarabananiye, kandi ngo bazazana ububyutse kuko baririmbye. Uyu munsi turi mu kinyejana cy'ingereka, indirimbo zituma Imana iza. Ariko abakera bo baririmbaga bamaze kuzura Umwuka Wera. Barabanzaga bagashaka Imana bakuza Umwuka Wera bakaririmba, ubuntu bw'Imana bwamara kuza bakaririmba. Yesu ashimwe cyane. Isengesho rifite imbaraga kurusha urupfu. Yesu umunsi umwe baramubwira ngo Lazaro ararwaye. Lazaro arakomeza araremba ko haranapfa. Ariko umunsi Yesu aza yaravuze ngo nimunyereke ahari. Ahageze aravuga ngo Data, nari nzi kunyumva. Ararama areba kwa Se. Mu ijuru hari imbaraga zirusha urupfu imbaraga. Iyo turaramye tukareba mu ijuru, hari imbaraga zinesha imyuka y'ubwoko bwose. Hari imbaraga zibohora ibiboshwe. Hari imbaraga zihumanura ibyahumanye. Hari imbaraga zizura n'ibyapfuye. Bibiliya ivuga ngo hari ubwinshi bw'imbaraga z'Imana budafite akagero, ariko izo mbaraga zizasingirwa n'abamenye ibanga ryo gusenga. Bita ibanga ryo gusenga no gushaka Umwami Uwiteka. Nshuti yanjye numenye iryo banga, uzakandagira umwanzi Satani. Namushaka Yesu ndamuhiga, naho yaba ari kure y'amaso yanjye. Mu gusenga, mu gusiba, niyungura imbaraga nshya. Haleluya. Kimwe mu bintu biri buzane mu by'ubutse ni uko dusenga. Gusenga ni umutungo wimukanwa, gusenga ni ibintu umuntu ataburira umwanya. Gusenga ni ibintu umuntu ataburira umwanya, keretse yarabuze umwanya w'Imana. Ushobora no gusenga, ugenda gusenga birimo kabiri, hari ukwiyiriza no gusenga, byose dusabwa kubikora. Rero amasengesho niyo agira umusemburo. Umunsi Yesu asenga azura Lazaro, ariya masengesho ntabwo ariyo yazuye Lazaro, ahubwo yari amasemburo yo yasenze kenshi. Reka mbabwire bene data, buriya amavuta y'umuntu uyu munsi twari buteke tukarya ntabwo bayacuruza uyu munsi. Hari igihe cyo kuyacunda no kuyakorera bya ibindi byose muzi kugeza igihe amara kubigishwa mwaka ukayarya. Yesu, reka dusome icyanditswe urebe ukuntu Yesu aho yakundaga imbaraga zizura Lazaro. Muri Luka ibice 6:12. Ndacyari kuri hahandi ngo nuko Eliya arasenga. Luka 6:12. Wihuta wagera usome. Eliya agira ate? Arasenga. Eliya agira ate? Barimo barabitinya. Nuko muri iyo minsi avayo, uwo ni Yesu.
ajya gusenga senga Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Bavuga butumwa abashumba baririmbyi bakozi b'Imana. Yesu akesheje abasenga Imana. Haleluya. Agira ate? Akesheje abasenga Imana. Yesu kandi ngo niwe cyitegererezo cyacu. Wavuze ko ibyo wakora, yavuze ko tuzakora nk'ibyo yakoraga, ndetse n'ibiruta bagahita bavuga kwirukana abadayimoni, niko niba bavuga ko yanakoraga gukesheje abasenga. Yaravuze ngo tuzakora nk'ibyo yakoraga ndetse n'ibiruta, bahita bumva ibyo kwirukana abadayimoni no gukizwa n'ibindi, ariko ibyo gukesheje abasenga ntibabitekerezeho. Niba dushaka gukora ibyo yakoraga, dukwiye no gukesheje. Haleluya. Cyangwa tubwiriza ijoro umunsi nawe bigaragara nuko Yesu akesheje abasenga Imana. Cyari rero cyo kuzura Lazaro kwari gukorangiza muri ayo masengesho, kwakuri bashyira amavuta ku muriro akayaga. Haravuga ati data narizi kunyumva kuko yabaga yarayasenga agakesheje, ariko nekide dakoze mu guce niko gukora mu mbarutso amasasa atangira kuza. Haleluya. Atangiye kuvuga urupfu rurahahamuka nuko utari uhari ngo rukubwire. Kubera rwabwira ngo shoferi uti ndapfuye umugabo uri hano n'umuriro, avuga ati wahunze ko nanjye namuhunze. Haleluya. Haleluya. Ariko yabaga yakesheje abasenga Imana. Jewe nkunda kwitegereza abagabo b'Imana basenga, nize kuri abo bita Mose Seruro, njya nitegereza ba Benihini, njya nitegereza abantu ba T.D. Jakes, njya nitegereza abantu bita Myles Monroe. Umuntu bita Myles Monroe yaravuze ngo gusenga no kwagura itiyo. Yaravuze ngo gusenga no kwagura itiyo izana ubutunzi buturuka mu ijuru. Aravuga ngo baga bahamagara imbaraga ngo ariko aho zinyura harazibye. Warike wirije usugasenga ngo wagura itiyo. Aravuga ngo genda naravutse namenye ubwenge nsanga mama ari umusenzi. Abajya bakurikirana kuvuga ngo nanyambaga Myles Monroe yarapfuye mu bihe byashize mu mpanuka y'indege, ariko n'umwe mu bigisha b'abahanga. Ariko yatangiye kuvuga gusenga, wasangaga abantu bavuye muri Amerika no mu bindi bihugu byinshi, abazungu n'abirabura bakibicaye imbere ye bashaka kumva ubwenge bwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nuko Yesu arasenga akesha ijoro. Ariko namwe nimwitegereze twebwe kino kinyejana cyane, umuntu agira akagasohoka agakubitaho ukagira ngo arabaho kabanaryana. Ibaze bakubwiye guhinga, ibaze ubaye kujya guhinga, ubaze ka kandi mara kubyuka amaruhinga, uwo musirikuru wazawugeza ahantu wazawugeza. Uwo murima wawe uhingira iminota 10, ibaze ku murima baguhaye. Ndakurahiye ahantu umuntu ahingiye amasaha 5, niyo waba umunyembaraga ntiwahahinga isaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi mu kinyejana cy'abakiri batoya, amasaha menshi bayamara baririmba, baramya baririmba, naravuga ngo tudusenge bakongera bakaririmba. Ariko niba mushaka tuzana kubyutse bureke twongere duhindura ibintu, wongere gufata umwanya wo gusenga, ufata amasaha nk'abiri upfukamye, wongere umara nk'abiri uhagaze, wongere umara ndagendagenda, ugera igihe ukumva urimutse muri iyi si, ujya kumuguma wimutse muri uyu mubiri, ukumva winjiye mu yindi si, ugatangira no kwerekwa. Haleluya. Umuryango wanjye ujya gukizwa, nari naramaze gufata uwo musemburo w'ububyutse, ndangije nabwo ari kuriya muryango muye ku busengero bwakizwa. Ndagenda njyayo mbwira Mutaganda, ndambwira ngo nishane ariko ntuzavuge ko mpari. Ngiye gusenga iminsi 7 ntarya ntawe. Ndatangiye umunsi wa mbere ndihanira byanditswe bya Danieli n'abandi ba Ezra n'abandi Nehemiya, byose narabisomaga kuntu ndihana ku bwanjye, ndihana ku bw'umuryango wanjye. Saba Imana imbabazi, ntangira guca amasezerano no gukurikirana, nkanavuga ngo nicomokoyeyo, nicomokoye mu basiga, nicomokoye mu bashambo, nicomokoye hose, cometse mu maraso Yesu, cometse mu ijuru. Ziriya nsinga zose zakurikiranaga ndaziciye. Ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'isezerano, ndi umuragwa, ndi umwuzukuru wa Aburahamu.
wa muryango ndawusengera umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ntangira kwatura noneho ibyiza nifuza umuryango, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane, bucya ari ku wa gatanu, iminsi 5 akabaraga ntabwo nkawumeka agashika nk'akanya, ariko nkumva amahoro mu mutima, nanjye ngira ngo nahumwiza gake ngatangira kwerekwa. Kuri ko bucya ku wa gatanu sinziraho gakeya, icyo gihe ntabwo wigisinzira ibitotsi ntabyaye n'ibirupfu. Gusinzira udutse abanyamwuga barabizi, gusinzira agatotsi kameze nk'akari nk'ureba televiziyo, ikintu cyose ukireba kandi usa gusinziriye. Nta muntu umara gatanu atari ko bagisinzira bya bitotsi gusinzira ukagira ngo baguteye ikinyabirupfu. Usiku umuntu asinzira ukamuhagara hejuru, ugahamagara 1, 2, 3 atakwita, wari umusirikare. Yakanguka nageze mu rusengero, turi ingabo za Yesu, ingabo zasinziriye. Haleluya, amen. Buri bucya ku wa gatanu nyijoro naryamye ndarota, ako gatotsi gakeya ngiye kubona mbona ku musozi hari inyamaswa z'amoko menshi cyane zapfuye zishinze nk'inkota. Habona ingwe, habona intare, habona imbogo, habona impyisi, mbona inziramire, mbona incira, buri kintu cyose gishinze nk'inkota. Haleluya, haleluya. Kandi umunezero usize imbaraga zavuye, nuzura umwuka wera ntangira gusenga, ndavuga ngo ushime Imana, ntangira gushima Imana, ndavuga ngo abapfuye ntibashima cyangwa babaruka bagiye kuzimu, ariko njyewe nzajya nshima Uwiteka, ushime ko iyi myuka itsinzwe mu izina rya Yesu. Noneho ndaje ndavuga ngo ariko kuki abarozi baroga umuntu adahari bikamufata? Nanjye rero ubu mugiye gusengera abantu badahari kandi bafata, bajya mpamagara umuntu mwizina nkavuga runda tukama ariko ni jyenyine, manikamo gusoramo aya magambo mvuga ngo Mwami Yesu nkamwatu kandi akamuracishije, genda garuka hariya nawe windi, ndahamagara ndabatuza. Haleluya, haleluya. Uzikurushwa kwizera n'abarozi. Abarozi barizera bakakuroga bikagufata ukavuga injangwe n'ibyo bamugana pastor atubwiraga. Buriya basogonye umusemburo w'ijuru bagira ngo dutinya abarozi, ahubwo baradutinya. Amen. Ndabatuza, maze kubatuza ndasohoka ndi mu rusengero, ndavuga ngo hano hazaba urusengero, ahubwo ngira ngo nakinye rutoya. Bigeze ku munsi wa gatandatu n'ubu munsi wa karindwi urananiye, ariko kugira ngo nibyo nasengeraga byari bishoje. Umunsi wa karindwi urananiye, mbwira uwo mugabo arangira arampeka asubizayo. Yesu ashimwe cyane, asubiza ku rusengero. Iminsi yakurikiyeho ntabwo wari uhari, dore barakijwe bamwe bicaye ahangaha ni benshi, abandi ni abapasiteri n'abafransisi dore ngaba n'abandi benshi cyane. Haleluya. Namukuru wanjye muri cyari pasiteri, madamu wari hano ni jyewe wamusengera iyo babimitse bajya kuba pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Ariko n'abatuje mu masengesho baratura, ndabashika. Uzi wamaze kuzura isimuka, wumva ibintu byose bishoboka, kuko ntabwo ukiri muri uyu mubiri, uyu mubiri uratulimita, ukajya utubwira ko ubushobozi bwawe bugarukira aha. Ariko iyo wimutse muri uyu mubiri urategeka ibintu bikemera. Eliya asanga igicaniro cyari cyarasenyutse. Haleluya, haleluya. Uvuge suzugura wewe wabigenza utaravuga ngo bene uwo ntabwo avanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen, amen. Muri iyo minsi ya corona twagiye mu masengesho ku rusengero, tujya mu cyumba tugasenga n'abantu twivanguye, turaganira, turavuga reka dusenge. Turasenze ku munsi wa mbere turihana, tuganira ijambo ry'Imana, turasenze ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa kabiri tutaragera no ku wa gatatu turimo dusenga, nagiye kubona ngo ni ibishashi by'umuriro bimanuka gutya mu nzu. Ibishashi bimanutse muri icyo cyumba, hafi buri muntu yavuyeho dayimoni. Ubu umuntu abantu bagenda ukabona ntabwo bafite abadayimoni, ariko imbaraga z'Imana zamamaza. Bimwe mu bintu bituma ucuruza ntiwunguke bishobora kuba biri mu ntoki zawe. Bimwe mu bintu bishobora gutuma udatera imbere bishobora kuba biri ku buzima bwawe byambaye. Bimwe mu bintu bishobora gutuma udashaka utazi impamvu zabyo, harimo kiba ari ikintu wambaye. Hari abadayimoni batari abacwezi, batari amahembe, batera ibyo ngibyo. Hari izindi mbaraga ziba zigena n'umuntu gusa, zishobora gutuma umukene kuva avutse kurinda asaza. Imbaraga z'Imana zaramanutse, umuriro ukajya waka nk'ibishashi gutya, none ukabona umuntu ari kubita mu gahanga, undi arakubita mu mugongo, undi agakubita mu kirenge. Uzi ko hari imbaraga ziba no mu birenge, undi ukabona aragira ari ku musatsi, undi ari kubita mu mugongo. Uzi ko ushobora kuba ufite nk'akabyimba ahantu
ukajya mu bari ngabya cyangwa arakane k'imbaraga z'Imana zaza ugasanga ni daimon. Umuriro waratse. Haleluya. 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 Amen. Torero ry'Imana, niba mushaka ko tubona Imana mureke dusenge. Reka dusome icyanditswe. Samuel wa mbere ku bice byaho 19. Samuel duhere ku murongo wa 18 kubera kugira ngo twihute. Samuel wa mbere 19 ku murongo wa 18. Aracika asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati, Dawidi ari i Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Arongera atuma ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira ajya i Rama ubwe, arasukira ku iriba rinini ry'iseku, arabaza ati, Samweli na Dawidi bari he? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari i Nayoti i Rama. Nuko ajya i Nayoti i Rama, maze umwuka w'Imana amuzaho nawe, agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi, yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Uko agira ariko arangije apanga kumwica. Nijoro ashaka kumwica, umugore wa Dawidi aramutorokesha, aca mu idirishya aratoroka. Ariko atorotse ahunga, yari azi ibanga ryo gusenga, yari azi imbaraga ziba mu masengesho, yari azi imbaraga Samweli yamwigishije. Dawudi ni umwe mu bantu basengaga, niyo yabaga yagendaga asenga. Yisheme mu nyandiko za Dawudi zose yabaga asenga. Dawudi arangije ahungira kwa Samweli, barize mugenzi we guhungira. Ageze kwa Samweli, baragenda bajya i Nayoti i Rama, maze batangira gusenga. Bajya ku gicaniro barasenga, barihana babwira Imana ngo tubabare aho tudatunganye. Bibutsa Imana amasezerano, baravuga ngo Mana waravuze ngo nimuntabaza nzabatabara, nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzanakingurirwa. Baravuga ngo wavuze ko nta ntwaro baciye kuturwanya izagira ikidutwara na hato. Wavuze ko abishe bazadutera baciye mu nzira imwe, ariko bagahunga baciye mu nzira mwe. Turagusaba Mwami ngo dutabare. Baravuga ngo turavunagura imbaraga z'umwijima, turavunagura buri myambi y'umwanzi. Uzi umurokore w'umusenzi, uzi umurokore uri musenga ko ushobora kugira ngo arimo arakina karate. Ndavunagura, ndakandagira, ndamenagura mu izina rya Yesu n'imyuka yose. Haleluya. Dawudi na Samweli n'abahanuzi barafatisha ikirere, baragifata, agace kose gatwikirwa n'imbaraga z'Imana. Baravuga ngo waravuze ngo uzatuzaho ubutose, wavuze ko uzatambikaho umuseke, wavuze ko uzaza nk'imvura y'itumba. Turakira iyo mvura y'imbaraga z'Imana, turakira ubwo buntu bw'Imana. Baravuze ngo umunsi imitwaro baduhekesheje bizadukurwaho, tuzakurwa no kuburetwa badushijeho, buretwa buzamarwaho no gushimwa. Turakira ayo mavuta mu izina rya Yesu. Turasaba gushimwa Mwami w'abami. Haleluya. Baragenda bahinduka imiriro. Umusenzi ntabwo ari umuntu wo gukinisha. Muzajya mwumva ibyanditswe mwibwire ngo ni ibya Mose, ariko hari abaguma babyumva mu nyuguti gusa. Ntibiravuga ngo abagaragu bayo bahindura ibirimi by'umuriro. Birakumenyesha ko abasenzi ari ibirimi by'umuriro. Haleluya. Haleluya. Igihe kimwe navuye mu masengesho, njya mu giterane. Ngeze mu giterane mu Gasitata kwa Pastor Isaac Karabika. Cyashitse tumwina arabwiriza, none uko abwiriza mu masini muri iyi si. Ari umuntu bw'Imana, ukoze Imana n'amavuta y'Imana. Imana ikora ibintu byinshi cyane. Natwikiriwe n'imbaraga z'Imana, najya numva ndasanura ibikindi gihugu, agera mu biganza byanjye n'umuriro. Ngeze aho arimo asoza kubwiriza, nashaka kujya kurara i Kanombe, ndasohoka buhoro nihuta. Sohoka nihuta njya kugera muri kaburimbo mu bitanu, umugabo agira atya.
agira kangu arahindukira yirukanka asigara amagaza ararenga nk'iriya yirukanka. Haleluya. Musumuse igihe kimwe twakoze amasengesho na Shema abari hano baramuzibamo dukora amasengesho yari yaraje arwaye nimo kumusengera. Turi mu masengesho y'iminsi niba ari 21 sinibuka haza kuza umuntu uje kumusura. Azaje kumusura umusore w'ikigarukiye wambaye neza dusanga muri ayo masengesho aradushuja twicaye bane naho nabazisi turimo. Mukandi kanya nabwo neka turamye dusenge turamije utangiye gusenga nabararamya neza asi no kuririmba urabiza haruguru umunsi kuririmba n'ijwi ryiza naho nabazi ko tuza gukora mu mbarutso bikamuyobera. Tutangiye gusenga yakataywa ndahiye ari ukanga aca mu muryango umusore nabagenda birukanga inyuma afata hafi yafata turaka ati ndahiye. Haleluya. Amasengesho ari kure yaje. Pastor Rurandi barabizi igihe kimwe twari hamwe n'abakirwa n'abandi ntabwo bari hano. Igihe kimwe nari maze iminsi ku musozi ahantu nisengera nagiyeyo hari ikintu kigoye burya kutarakara umushinya w'ishyaka. Hari ikintu bagacyanduje ndagenda amasengesho ndagenda namisha tani kote nakina gashati gusa bare iminsi 3 yo ku musozi hanyuma ndaza iminsi 3 ishize. Ariko muri iryo shoro muri bwo bucya umuntu yaraje atumukiriya ntashobora kureba hagarukira agenda ari muremure afite n'akadomora mu ntoki banje asuka ku mutwe gutya arambira amavuta ndayaguhaye ndakanga gatotsi kavaho nababwe ntabwo bari ibitotsi kabari akantu kiyerekwa gusa. Hanyuma mu gitondo natageze ku rusengero mu kanya ko kwigisha abanyakiriye ndavuga ni haleluya. Mukecuru haguruka ndeba batyo yari mwitara none kwani haleluya. Inshuro ya gatatu aca mu muryango yirukanka genda mvuga ngo ndahiye. Abagaragu bayo bahindura ibirimi by'umuriro. Haleluya. Eliya yarasenze bigenda bita umuriro wamanuka. Ntabwo ari umuriro wa Eliya n'umuriro w'Imana uracyahari n'uyu munsi n'izina rya Yesu. Haleluya. Dawudi arasenga, Samuel arasenga, abahanuzi barasenga, agace baragafata, ubutaka barabufata, ikirere baragifata, neti bakayamazimu bayikuraho, agace kose karafatwa, bakuraho neti bakayamacwezi, baravuga ngo nta ndwara baciye kuturwanya zagira ikidutwara, twahaye ubutware bwo kumenagura imbaraga z'umwijima. Haleluya. Uko bafashe igice Sawuli atuma abasirikare. Buriya buri munsi Satani aratuma, ariko bagusanga he? Basanga wafatishije cyangwa basanga wafashwe. Sawuli ko yatumaga abasirikare buge n'ubundi Satani aratuma. Sawuli atuma abasirikare 3 baraza, ariko baraza gufata nde umugabo uri mw'ijuru rya gatatu wahindutse ikirimi cy'umuriro. My Lord. Rabasata yaramu baraza batangiye kwegera network zabo zivaho hasigara haguriye Dawudi na Samuel. Baraza bikubita hasi kandi baje gufata. Hari ahantu duhagarara ibidutungaho bigafatwa, hari ahantu duhagarara ibije bidushaka bigafatwa. Haleluya. Agaceri ko ntabusobanuye neza kubera impamvu zanjye. Minsi yashize batwohereje amahembe, ariko amahembe araza ageze mu rugo ananirwa kwinjira mu nzu. Hanyuma amahembe yaje kuvuga ngo badutumye kwica, ariko twageze hano mwizi tunanira kwinjira mu rugo. Niba hari mwiki ntabwo tubika, ariko hari igihari, hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'umuriro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndabagira inama baririmbyi bene data, niba ushaka kuryoha uzajye uziteke ushe nibwo uzaryoha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bebe mubona barya ibyo kurya biryoshye, ariko mujye mubaza babitetse baba bavunitse. Ese narababwiye ngo niba ushaka kugira imbaraga, umwanya wo guteka ari ukwiye kuba munini no gutunganya cyangwa imyitozo kuruta umwanya wo kugabura. Twebwe dushaka kuririmba amasaha menshi, dushaka kubwiriza amasaha menshi, tugasenga iminota. Cyo ni ikinyuranye. Ahubwo wasenga amasaha menshi ukaririmba, niyo waririmba ijwi nk'iryanjye ariko abazi ku magahangayika.
impano imeze nk'inkota ariko amavuta ni ubugi bw'inkota. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Dawudi arasenga network azivaho, Samuel arasenga network azabazimuzivaho, izijuru zijyaho. Ari connected, yahindutse ikirimi cy'umuriro, yambaye imbaraga z'umuriro. Ngabo za Sawuli ziraza zikubita hasi zirahanura, Dawudi arabareba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umunsi nigeze kubyuka saa 10 uri mu bice tukiba gutoba. Ndavuga mugiye gusenga nze kugeza ku mugoroba nanone saa 10. Ngenda senga nagera ahantu ajya magara ahantu hawe ibyo mashaka n'ibyo ntashaka. Uvaho uracyanga senguka nagera akabari gavuga magana arafunze. Ndasenguka ngeza ku kagoroba njya ku rusengero ndushe. Ndaryama maze akatotsi kajyagaragara mw'iriba. Mishi yakurikiyeho ntabwo wari akabari kagabanye barakubita baramwica muri sitade shahidi yafunze. Baravuga ngo tutakabona amace twose baravuze baratwara bisikere cyane naho nyine yarafunze cyane. Haleluya. Haleluya. Cyane muri rurata. Ibi Imana y'amahirwe bagaragwa ibiri by'umuriro. Umwanya w'abazasenga ingabo ziraza zirafatwa, za kabiri ziraza zirafatwa, za gatatu ziraza zirafatwa, n'izindi ngiga zifatwe, n'izindi ngiga nazo zifatwe, n'izina Yesu n'abana. Dawudi urushabuse ndetse uzasimbu Dawudi niwe nakubona sinagushora Dawudi we haleluya. Haleluya. Ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye, ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye, ijuru ryahumuye we, ijuru ryahumuye, nyuma ryahumuye, ijuru ryahumuye, ijuru ryahumuye. Imbere y'umusenzi icyubahiro cya Sawuli gitagaciro, sinzi biguteye ubwoba, sinzi biguhangayikishije, sinzi bigutotesha nabi, sinzi byakurebesheje. Dufitiye inkuru nziza, Yesu wacu yaratsinze rwose, yararangije natwe tuyeje n'ibirego zacu ntacyo badashoboye. Iyo turi imbere y'Imana ibintu byose birashoboka. Iyo turi imbere y'Imana ubutaka burisatura. Iyo turi imbere y'Imana inyanja ziratandukana. Iyo turi imbere y'Imana ibitare birameneka. Iyo turi imbere y'Imana ibituro birakinguka. Iyo turi imbere y'Imana ibijumba birabigita. Iyo turi imbere y'Imana abamwe barahaguruka. Iyo turi imbere y'Imana impumyi irareba. Iyo turi imbere y'Imana abadayimoni barahunga. Iyo turi imbere y'Imana dufata mpiri imbaraga z'umwijima. Iyo turi imbere y'Imana abarozi barahahamuka. Iyo turi imbere y'Imana ducira amarembo y'ikuzimu, tugakingura amarembo y'ijuru. Yosuwa ahagaze imbere y'Imana, urakina n'umusenzi, urakina n'umusenzi. Umusenzi wahagaritse izuba witwa Yosuwa yarahise Yosuwa wihagarara aho ugeze yagutegetse. Haleluya. Haleluya. Umusenzi witwa Mose, umusenzi witwa Mose yaravuze ngo uyu munsi Imana yakora ikintu cy'inzaduka. Wibuke ko yajyaga asenga iminsi 40. Haravuga uyu munsi Imana yakora ikintu cy'inzaduka, ubutaka bwisature. Niba ubutaka bufite amatwi, ikidafite amatwi ni iki? Indwara ifite amatwi, abadayimoni bafite amatwi, za karande zifite amatwi, nta kidafite amatwi, n'amafaranga afite amatwi. Haleluya. Imana yaje, uracyari ya Mana ivuga bikaba,
minisita aravuga ati uramakasatayamama uri imana y'imbaraga yavuga muri imbaraga z'ubuzima wimura imisozi ukayibikana uburakari. Haleluya. Imana ndakubwira ngo hinduka umusenzi, hinduka umusenzi, gabanya kuryama, gabanya kurya, shaka Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo umusenzi ibintu bishobora kumwumva. Ntabwo abakiriwe yumva imbaraga zidutwikiriye, ntabwo abakiriwe aba yaramaze guhinduka ijwi ry'Imana, aba arikonekanye mu ijuru. Umusenzi aba acomekanye n'Imana. Imana yacu ni umuriro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nta kintu kidafite amatwi yo kumva Imana hamwe n'umusenzi. Eliya avuga ngo uyu munsi Imana yasubisha igitambo umuriro. Imana yavuga iti yego. Eliya agisenga umuriro uramanuka. Eliya arimo asenga umuriro uramanuka. Eliya asenze umuriro uramanuka. Rero natwe bakundwa, Imana yacu ni umuriro. Abadayimoni y'umuriro uje barahunga, abacuruzi y'umuriro uje barahunga, amahembe y'umuriro uje arahunga, abadayimoni n'umuriro wake mw'izina rya Yesu. Haleluya. Yumva tugiye gusenga, tugiye gufata akanya ko gusenga. Nituba turimo gusenga, haleluya, ufate cya kintu ubonaga ko gikomeye gihinduka ubusa. Nta na kimwe gikomeye imbere y'Imana inyanja yashize inzira. Nta na kimwe gikomeye imbere y'Imana izuba ryarahagaze. Nta na kimwe gikomeye imbere y'Imana ubutaka bwarisatuye n'ibituro birakinguka. Nta na kimwe gikomeye imbere y'Imana. Iyo bamaze kwicomeka mwishimuka umva ibintu byose bishoboka. Nta terabwoba ry'abazimu, nta terabwoba ry'abazimu. Yeah.
ubushobozi n'ubutware. Haba icyubahiro Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli. Haba icyubahiro n'ubushobozi bw'ubugingo bwacu. Yesu aho uri haba hari ubuzima. Yesu aho uri haba hari amahoro. Yesu aho uri haba hari ubutabazi. Yesu aho uri haba hari ubukinji. Yesu aho uri birakorwa. Winjiye kwa Yairo maze urupfu rurahunga. Winjiye Betaniya Lazaro arazuka. Wageze mu mudugudu wa Nayini ukora ku kiriba. Wari wapfuye abamuzima. Barakubonye ntare ya Yuda. Barakubonye Alfa na Omega. Barakubonye bamugaye bagenda. Barakubonye abasazi bakira. Barakubonye ingumba zibyara. Barakubonye ibibyimba birigita. Barakubonye umushwima rugenda. Barakubonye imbohe zibohoka. Barakubonye mwana w'intama w'Imana. Nuko wari uri mu gihe cya Eliya. Ikuri mama. Yesu mwami wami. Imana y'imbaraga nyinshi. Uri imbaraga zifasha iteraniro. Uri Yesu yatugendereye. Uri ukuboko kw'Imana mu iteraniro. Uri kubaho kw'Imana mu iteraniro. Uri ubuntu bw'Imana butangaje. Turakira imbaraga z'umuriro. Turakira imbaraga z'umwuka wera n'umuriro. Turakira imbaraga z'umwuka wera n'umuriro. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Imbaraga z'umwuka wera n'imbaraga z'Imana. Turakaza abadayimoni zikuweho. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Imbaraga z'umwuka wera n'umuriro. Imbaraga z'Imana isumba byose. Bamenagura buri imbaraga z'umwijima. Bamenagura buri imbaraga z'abapfumu. Bamenagura buri imbaraga z'abatwezi. Izina rya Yesu. Ndatuma umuriro w'imbaraga z'Imana. Umuriro winjira mu maraso. Umuriro winjira mu magufwa. Umuriro winjira mu mitsi. Umuriro winjira mu isokoro. Umuriro winjira mu ngingo. Izina rya Yesu. Umuriro winjira mu nda. Umuriro winjira mu mugongo. Umuriro winjira mu mutwe. Ahantu hose hari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'umwijima zirahiye. Abadayimoni zirahiye. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I cut off any communication of demons. In the name of Jesus. And destroy the power of darkness. In the name of Jesus. I call upon fire to destroy the connection of our Master, our Savior, our Lord, our Majesty. Jesus. Jesus, my Lord. Here your presence, Heavenly Father. No demon can stand in your presence, Redeemer. No demon can stand in your presence, Majesty. No demon can stand in your presence, Heavenly Father. Jesus, merit in your presence, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Murinya ya Yesu mwana wa Katonda mulamu. Chawani kiba Katonda wa familia wocha. Murinya ya Yesu mwana wa Katonda mulamu. Nubara abantu bariko bakira. Chawani kiba Katonda wa familia wocha. Murinya ya Yesu mwana wa Katonda mulamu. Chanya wa manya gachitikija. Yesu nsure y'obulamu. Yesu nsure y'obugaga. Yesu nsure y'amafuta. Yesu nsure y'amafuta. Yesu nsure y'amafuta. Yesu nsure y'okuganja. Yesu nsure y'obuyinza. Yesu nsure y'abagezi. Ulokoka abalabe basasane. Atule ku nsozi n'azisanula. Ulokoka abalabe basasane. Omukozi w'ebyamagero. Ulokoka abalabe basasane. Ateremere wambeera. Ulokoka abalabe basasane. Omusulu w'abasumba. Aguka babisha batatane. Imbere mu muryango wa Yuda. Birimo hesibohoke. Wakuye Petero mu njigoye. Birimo hesibohoke. Yesu mwana w'intama w'Imana. Izina ryawe rihimbazwe mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Jehova Samarakura na baba. Menira ya basaka tata ya baba. Priene morego kosandara baba ndeleba. Aro pepe shirali baba kosandara baba. Yere basata mayangala bakura baba. Akasaka tara baba. Nimo shira bakura ya baba. Satere basaka maya. Niyo baba. Imana wake w'iterano mu izina rya Yesu. Niryo pesi bakura barimo mosataya. Nire sakara bakura baba. Imbaraga zawe nyinshi mwami wanjye turazakiriye. Imbaraga z'ijuru ryapfuye. Imbaraga zibohora ibiboshye. Imbaraga zica ibinyuru. Imbaraga zicibura inzugi. Imbaraga zijana bureketuru. Senga. Senga Yesu arimo aragenda. Senga imbohe zirimo zirabohoka.
Jesus. Abadayimoni barimo baragenda mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera umuriro. Abakabona Israel consuming fire in the name of Jesus. Yes, Lord. Izina ryawe hibazwe Mana y'imbaraga nyinshi. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Mavuta ntakabure ku mutwe. N'imyambaro ihore yera. Mana ari kumwe na Dawudi. Agaca igihanga cya Goliyati. Uyu mugore uri hamwe natwe. Buri gihanga turanye cy'igihanga. Mu izina rya Yesu. Ibidashakaga abasore bashaka. Ibidashakaga abakobwa bashaka. Turabicagagura. Turabishishimura mu izina rya Yesu. Mana ari kumwe na Samusoni. Agashishimura intare. Turashishimura. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga z'umwijima. Iyo mikorere y'umwijima. Turayishishimura. Turayitwikiriza cy'umwanzi. Uwo mwuka waherereye. Turawushishimiye. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera. Igifashe umubiri kirekure. Igifashe ubugingo kirekure. Igifashe ibitekerezo kirekure. Uyigane Yesu Mana bakatagamo. Loose in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Rekura wambaraga y'imishima we. Ufashe hose rekura. Aho ufashe hose rekura. Rekura mu izina rya Yesu. Rekura aho ufashe. Rekura ibyo wafashe. Ibyo wabishe biruke. Ibyo wajyanye bigarure. Ibyo wafashe birekure. No muri gakondo yacu. Uragenda mu izina rya Yesu. No muri gakondo y'abana b'Imana. Wagihanda we. Turakumenagura. Menagura buri gihanda. Cyari kiri muri gakondo yawe. Kimenagura mu izina rya Yesu. Buri gihanda cyose. Cyari kiri muri gakondo yawe. Kiramenagura mu izina rya Yesu. Ugaragaje umwuka wera n'umuriro. Icyuka cyose kirahiye burundu. Yesu n'umuriro waka. Our God is like consuming fire. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Mwuka wera nshuti yanjye. Mwuka wera nshuti yanjye. Mwuka wera nshuti yanjye. Mwuka wera muyobozi wanjye. Mwuka wera mufasha wanjye. Mwuka wera mujyanama. Mwuka w'ukuri sidashobora guhabwa. Mwuka wera w'imbaraga. Mwuka wera utangaje. Udusige. Mwuka wera udusige. Wakiriye amavuta y'umwuka wera. Wakiriye gusigwa. Wakiriye imbaraga z'ijuru. Wakiriye ubwami butanyeganyega. Wakiriye ibirimi by'umuriro. Uduhindura ibirimi by'umuriro. Mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera. Lead us in your will. Take a control, Holy Spirit, my friend. Take a control, Lord. In the name of Jesus. Yesu mwene bakuba basatanya. Jehova hole maiboni maraba kuro basanda ya baba. Jehova sana. Jehova sana. Jehova Jaila. Jehova Denai. Shaddai. Jehova Nissi. Jehova Tzedekah. Elohim. Adonai. Shama. Jehova Nafa. Teriba Sataya. Ebrahim Sandaya. Meko Sampataya. Rimo Koseteta. Tereba Kura Mama. Amre de Santaya. Rika Masataya. Memri Moko Sandaya. Ria Mama. Sheneba Kura Mama. Shitataya Mama. Rima Kura Mandela. Amre de Mosotataya Mama. Rima Mama. Shehori Makusandara Mama. Rakasakatarara. Sataya, Makamandara Bakura Basanda, Manteleva Brene Mosataya, Rika Basa Balaba, Yoro Mosete Baba, Baba Satara, Debere Kurama Sindo, Akasatara Bakura Baba, Bekoremo Santa Mandara, Behova Sandara Bakusata, Vivo Santa Maria. Jehovah Samarako Santanaba, Niwali Makura Basandaraba, Kiwala Mama, Ilimara Kuriba Mama Satanaba Kura Mama, Nibo Satamaya Dereba Kura Mama, you are holy Masakara Kura Baba, Yesu Achomulino Waka, Yesu Achomulino Kongola, Harimaraga Zumulino Zigenda Jenda. Yumbi chirachi chumuliro waka
masatara bakura baba. Jere masatara bakura baba. Leo imana wake ni jina Yesu. Pata imbaraga z'umuriro mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana z'umuriro. Imbaraga Yesu wacu muri gukondora. Imbaraga z'Imana z'umuriro. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Yesu Kristo uko yararezo. Umusirikare kwazana aho iteka ryose. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Our God is like a consuming fire. Umuriro w'Imana wake mu iteraniro. Izina rya Yesu mwami. Imbaraga z'umukabera. Umuriro w'Imana wake mu iteraniro. Ibwami bw'umwijima bwose burahiye. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Imbaraga z'umukabera umuriro. Umuriro w'Imana wake mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umukabera umuriro. Imbaraga z'Imana z'umuriro. Imbaraga z'Imana z'umuriro. Imbaraga z'Imana z'umuriro. Izina rya Yesu. Rama satara Holy Jehovah Sama. In the name of Jesus. Always be to my friend, I worship you. In the name of Jesus. Imbaraga z'Imana z'umuriro. Izina rya Yesu. Imana wake mu izina rya Yesu. Imugano wa Satani wose uri kubusa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umukabera umuriro. Uko Imana yatera umuriro waka. Uko Imana yatera umuriro ukangura. Uko Imana yatera umuriro utwika. Izina ry'umunyambaraga Yesu. Imbaraga z'umukabera umuriro. Our God is like consuming fire. In the name of Bakoze Imana w'Imana. Bakoze Alpha na Omega. Bakoze Yesu wazutse atsinze urupfu n'ikuzimu. Thank you, Jesus. Bakoze Yesu. Ngiye gusengera abantu barwaye, ariko turabasengera aho bari. Tugiye gusengera abantu barwaye nibaza hano ngira ngo ntabwo bari buhakwirwa, ariko tugiye kubasengera. Reka nsabe abicaye bahaguruke. Turwaye icyubahiro Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. You are holy Jesus. Icyubahiro ni icya Yesu, icyubahiro ni icy'Umwuka Wera, icyubahiro ni icy'Imana Data. Turagushimiye Mwuka Wera kuri hano. Turagushimiye Mwuka Wera kuri hano. Turagushimiye ko ari wowe ukiza. Turagushimiye ko ari wowe ubohora. Turagushimiye ko ari wowe wambaye imbabazi. Baririmbyi mufate kuri urwo rukuta. Gufata aho ngaho ku rukuta n'urukuta rwagiyeho amavuta. Gufata aho ngaho ku rukuta. Mugiye guhura n'imbaraga izina rya Yesu. Imana isuka imbaraga ku buzima bwawe. Urakoze Imana y'imbaraga nyinshi mu izina Yesu. Sinhagira umuntu urangara. Imana irimo iratubatiza mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera n'umuriro. Hariho ubwinshi bw'imbaraga z'Imana budafite akagero. Yakoreye muri Yesu muzura mu bapfuye. Kabishima uburyo bwayo ahantu hejuru. Ubwo bwinshi bw'imbaraga z'Imana. N'abari iyo ngiyo hirya n'urwaye uzamure kwizera ufata aho urwaye. Izo mbaraga z'Imana zirimo zijya ku buzima bwawe. Wakoze Imana mu izina rya Yesu. Thank you Heavenly Father in the name of Jesus. Thank you Heavenly Father in the name of Jesus. Bagushimiye ko imbaraga zawe ziruta izindi mbaraga. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Umva amashanyarazi y'umuriro. N'ahangaha muhagaze ni mu mavuta y'Imana mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera n'umuriro. Urakoze Imana y'imbaraga nyinshi. Imana irimo kubona ndabona amavuta atemba no ku birenge byanyu. No ku mutwe hose atemba amavuta. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera. Bashumba tugiye gusengera bari kwereka abantu dusengera abaririmbyi. Abaririmbyi n'abaririmbyi baraho mufatane ku maboko. Bari imbere mu iterano mufatane amaboko.
kandi ufata ku maboko ya mugenzi wawe. Imana igiye kubasukaho imbaraga kigiye kujyana ububyutse. Hagarara neza, bareka kubyigana, bareka kubyigana. Fata ukuboko kwa mugenzi wawe. Imana ibasutseho imbaraga zitwara ububyutse. Imana ibasutseho imbaraga zitwara ububyutse mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera n'umuriro. Urukuta rureka urufate mugenzi wawe nibwo mutabyigana. Guhaye icyubahiro Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Guhaye icyubahiro Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Fata ukuboko kwa mugenzi wawe. Urakoze Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Urakoze Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Urakoze Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Ndumva ikibatsi cy'umuriro urabasatana baba. Urakoze Imana, dore imbaraga zimeze nk'amashanyarazi. Dore imbaraga z'umuriro waka. Dore imbaraga z'umuriro ukonga utwika. Yes Lord, you are holy Lord, you are holy King of Kings. Mu izina rya Yesu mwami w'abami. Urakoze Imana y'imbaraga nyinshi. Mwirukire murebe mu iteraniro. Izo mbaraga zifata iteraniro. Mwirukire murebe mu iteraniro. Izo mbaraga zifata iteraniro. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mwirukire murebe iteraniro. Imbaraga zifata iteraniro. Imbaraga z'Imana ishobora byose. Hari imbaraga mudashobora guhagarara imbere. Reka zino mbaraga cyane zifata iteraniro mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Umwuka Wera. Mama. Ndimo kubona ari kumuvutemba. Ndimo kubona ari kumuvutemba. Ndimo kubona ari kumuvutemba. Haleluya. Mana ndagushimye kuri muri iteraniro. Reka izi mbaraga zawe zifata iteraniro data mwiza. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera n'umuriro. Ndagushimye mwami kuri muri iteraniro. Mu izina rya Yesu mwami w'abami. Aho uri mwami haba hari ubuzima. Nta ndwara yasigara mu mubiri wawe. Nta gishigishigi icyakubuzaga kwinjira hawe kiragiye burundu mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana gifite imbaraga hejuru y'imbaraga zose mu izina rya Yesu mwami w'abami. Ikiganza cy'Imana gifite imbaraga hejuru y'imbaraga zose mu izina rya Yesu mutware utwara abatware. Imana irimo irakubatiza mu mbaraga nyinshi mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Jesus, Imana irimo irakwambika imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rukuta ruriho imbaraga Imana yarazi kurubatiza narwo wegamye mu mbaraga z'amashanyarazi mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Mwami ndagushimye kubw'aba baririmbyi. Nigiye muzacaga mu ifarashi wigenderaho. Ndakumenagura wa mbaraga y'imwijima we. Ndakumenagura wa butware bw'umwijima we. Muri ingere Yesu Mana bakatoma. Baho wagitwikirizo cy'umwanzi we. Bakureba imbaraga y'imwijima we. Aho mufashe bose bakura mu izina rya Yesu. Uwo mugongo urekure mu izina rya Yesu. Uwo mubiri urekure mu izina rya Yesu. Aho bafashe bose harekure mu izina rya Yesu. Uwo mwijima ube muzima. Uwo mwijima ube muzima mu izina rya Yesu. Urwagashira ubuzima mu izina rya Yesu. Igifu kibe kizima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Wowe tuwutere neza mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Umwuka Wera tubuze buri mugambi wa Satani. Izo mbaraga zitera guhera turazishenye mu izina rya Yesu. Out in the name of Jesus. Ubutware bw'umwijima bwose burimo buragenda. Hano hari ubutware bwa Yesu. Hano hari icyubahiro cya Yesu. Hano hari igitinyiro cya Yesu. Hano hari imbaraga za Yesu. Hano ni umutware utwara abatware. Hano Yesu. Wewe wavuze ngo uzatuzaho udutose. Turagushimye ko iteraniro ryose ari iryawe. Umuntu wese waje hano mwami Imana yanjye isumba byose. Ikiganza cyawe kigubeho data gusa mwiza. Yakira umubatizo w'Umwuka Wera. Yakira umubatizo w'umuriro. Yakira umubatizo wa Pentekote. Yakira imbaraga ziruta izindi. Yakira amahoro yo mu mutima. Yakira ubuzima mu mubiri. Yakira ubutsinzi mu izina rya Yesu. Yakira breakthrough mu izina rya Yesu. Yakira ubutsinzi. Imigozi yose icike mu izina rya Yesu. Ingoyi zose zicike mu izina rya Yesu. Hinjire mu yindi level. Abacuruzi bacuruze batera imbere mu izina rya Yesu. Abahinga bahinge kandi beze. Aborora databuza mwami Imana isumba byose batera imbere mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kubyarwanyaga abanyeshuri tubikuyeho. Mu izina ry'umunyambaraga Yesu. Byatwaraga ubwenge birekure. Mu izina rya Yesu mwami.
mu mbaraga z'umwuka wera uwo mwuka w'ububata wose turawushenye mu izina rya Yesu turavuma imbaraga z'ubugumba turavuma izo mbaraga z'umwijima zicaye ahariho hose tuzitegetse kurekura mu izina ry'umunyambaraga Yesu nk'uko imbaraga zakorera zari mu gituro zone izo mbaraga zinjira zimaraho umwuka uwo ari wo wose mu izina ry'umunyambaraga Yesu. My Lord is the miracle maker. My Lord is the King of Kings. No demon can stand in your presence, Heavenly Father. In the name of Jesus. Turakoze mwami Yesu. Turakoze mwuka wera. Ni wowe utanga ubuzima. Mu izina rya Yesu mwami. Reka abana babahe igikundiro cyawe. Abana babahe igitinyiro cyawe. Nyuka yabuzaga abakobwa gushaka. Turayishenye mu izina rya Yesu. Nyuka yabuzaga abasore gushaka. Turayishenye mu izina rya Yesu. Buri gitwikirizo cy'umwanzi, buri cyangiro n'ikibendero cyose turacyamuruye mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera turatangaje ubwiza bw'Imana. Divine favor in the name of Jesus. Mu izina rya Yesu mwami turatangaza kubaho kw'Imana. Cyangwa mutafite kuri Moridekayi mwami akavuga ngo umuntu mwami akunze kandi akubaha. Reka icyo gikundiro cyambara abana bawe mwami mu izina rya Yesu. Bagira indirimbo nshya bemerwe mu izina rya Yesu mwami bagire promotion abari mu kazi bazamurwe mu ntera mu izina ry'umunyambaraga turabazamuza amavuta y'umwuka wera nk'uko Moridekayi yazamutse tubazamure mu izina rya Yesu. Abicaye mu ntebe zabo ibihicaye bihave mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera ibihanga byari mu ntebe zabo bihave mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera ibyari muri gakondo yabo bihave mu izina rya Yesu. Iyatari icyo gihanga turagishenye mu izina rya Yesu mwami. Mu